kuyivuga none se bayumvise ni bande, abayizi ni bande? Naho ni ivomo, ni iriba twavomyemo ubwo bumenyi bwa muzika, ariko hakaba no kumenya ikinyarwanda, ibisigo, kubyandika. Nagiye mu seminari nigisha ikinyarwanda, n'ubu ngubu ibyo mfite byerekeye ibisigo n'ibiki, uwo twafatanyaga wari uriho wabikurikiranye ni Padiri Bernard Muzungu utabarutse hambere mu minsi yashize. Ubundi by'ibisigo nashoboye kwigisha mu seminari bitangira, kubera ko nabivanye muri Cercle Saint Paul ariyo Cyprien Rugamba yabereye perezida, urabyumva. Impamvu ya muzika yacu rero, nko mu byo twahasanze hari indirimbo yo ku ngoma ya Himazimpaka. None wayibona ute, wayimenya ute izo ndirimbo? Indirimbo yitwa Rushya. Iyo ndirimbo y'urukumbuzi ngo abakobwa b'ibwami bari bamukumbuye, ari we Rujugira, wabaye Cyilima Rujugira, bari baramuhimbye Rushya. Noneho bahimba indirimbo y'urukumbuzi kumukumbura. Abakobwa dukumbuye Rushya, mbese bakobwa dukumbuye Rushya, ahubwo Rushya nyine yaheze ishyanga, mbese ngo ishyanga inyuma y'ishyamba, ahubwo Rushya nyine yazize ibirego, mbese ngo ibirego by'abajaba. Murumva ni umurya w'inanga. Iyo nanga rero yariho barayikinnye, ikinwa n'abitwaga Ibikore. Ibikore ni umuryango washyizeho waririmbaga izo ndirimbo ushinzwe kuzihererekanya mu myaka karijana. N'ubu ngubu tukaba tugikora uwo murimo wo guhererekanya, tucyubahiriza inshingano. Abazazita bakabata nta kazi kabo. Hari n'indi ndirimbo y'icyo gihe dukesha ibyo muri Cercle Saint Paul ku kwiga, ndaza no kuyivugaho ku byerekeye injyana, yitwa ijuru uri ijuru. Uri ijuru, ntabwo nakoze comment y'iyo Rushya n'ibindi, ntabwo ari umwanya wabyo. Nivugira muzika gusa, naho ubundi bifite amateka. Uri ijuru niyo ku ngoma ya Cyilima Rujugira. Cyilima Rujugira wavugamo aho yari atuye hari ku Gisozi, ariko bakahita Ntora, hitwaga mu ndirimbo, ariko n'ubundi kera hitwaga Ntora. Ariko n'ubu narakurikiranye ndabaza, n'ubu hari akarutu gatoya hejuru, abajije abantu bakuru basobanukiye barakubwira bati ni hariya hitwa Ntora. Umusozi wose kera witwaga Ntora. Noneho kuko umwami yahatangiye yarapfuye, umwami yahatangiye bahita ku Gisozi. Naho byaturutse, Igisozi kinini kikwiriye umwami, umurambo w'umwami, Umugogo. Kuko hari n'indi Gisozi mu majyepfo ya Murambi ya Muhanga. Murambi ya Muhanga mu majyepfo hari ahitwa ku Gisozi, ni mu byo wacu. Umwami Mutara wa mbere Semugeshi yarahatangiye. Bumva bamwe bakera ku Gisozi ariko ntibamenye impamvu y'ibyo. Naho ubundi ni akaririmbo keza ko mu njyana ya 5/8. Urejuru ga Nyamuziba kayaga, mugabo kuri ijuru yirabiye Ntora. Urejuru garije mukerezo, nawo
urukeherezo kahagacunamanga urijuru n'ibindi bigakomeza. Iyo ndirimbo nayo twarayitangaje muri ako gatabo ka Turirimbe, iriho ntizatakara niko umuntu yabyizera. Izindi ziri mu ntanga za ba Rujindiri, ziri mu ntanga za muri Cercle Saint Paul, irindi muri iryo shuri nyine umupadiri witwa Paul Konyo mu 1958 yagiye hariya mu Buganza cyane cyane n'ibyuma byafataga amajwi. Icyo gihe byabaga ari nk'igitangazo kugira ibyuma bifata amajwi. Aragenda afata amajwi y'abacuranzi barimo Ruzamba rwa Sharangabo ya Rwabugiri. Ruzamba rero umucuranzi ba televiziyo baramuvuga, yanditse no mu gitabo cya Jos Gansimance Instrument de Musique au Rwanda, avuga ko uwo Ruzamba yacurangaga indirimbo n'imbyino zigeze ku 130 n'ubuhanga buhambaye. 130 za kera Uruzamba. Noneho hari nyinshi Alexis Kagame, Musenyeri Alexis Kagame yarafashe. Twakoze akazi ko kuzumva bashaka kuzikopora ngo Cercle Saint Paul iti umutungo w'ibyo ngibyo. Noneho mu gihe abandi bagiye guhumeka muri recreation nimugoroba, nyuma yo gufungura, turi nka 3-4 tukajya muri ako kazi, abasegisiyo ya muzika, ako kazi kumva ayo manota, tukatoranyamo inziza. Twatoranyije kuri bande magnetique abazizi enye z'indobanure, muzika y'indobanure. Kopi rero isigarana ya Cercle Saint Paul. Uwo mupadiri witwa Pierre Paul Konyo agiye mu Bufaransa indarajyana mu muryango wabo uri mu mujyi wa Lille. Iza Cercle Saint Paul zo zaratakaye nk'ibintu byinshi byerekeye umutungo, byerekeye umuco, byatakaye muri iki gihugu. Muri za 59 tubiregereje 94 n'ibiki. Hari abantu ariko nakongeraho ko hari n'akantu kandi k'iruhande. Hari byinshi byatakaye, byashenywe, byagize byerekeye umuco, kuko hariho abatajagaga abitiranyaga umuco wa Kinyarwanda ngo n'ibya feudalite by'ubuhake byose bigomba kuzima. Urumva ibyo rero byaratakaye, byarokotse n'ihamana. Tuba tuzi ukuntu byarokotse bimwe na bimwe n'ibindi, ariko waba ukabonye ariko mukagendana n'ibindi. Noneho uretse ibyo bya Alexis Kagame, hari n'ibyo by'umucuranzi nk'uwo Ruzamba. Amahirwe ni uko babifashe televiziyo, babifashe. Ruzamba yari umuhanga rero. Ngiryo isomo ryo muri Cercle Saint Paul, biri mu byo kwiga muzika. Ukuntu nayize ndumva ndangirira aho ngaho kuri ako gace, naho kwigisha, nyuma yo kwiga naho kwigisha, nigije mu seminari muzika, kandi abo nigishije byagize akamaro. Nije muri seminari Saint Léon, isomo rya muzika ubwaryo nabacurangiraga nanone, ariko bitari cyane. Nabahimbiye n'indirimbo y'ikigo ya seminari nto y'i Kabgayi, ariko ntibakunze kubigaragaza. Ubu ngubu yaririmbwe ku munsi mukuru w'ubwigenge
umunsi ku itariki ya mbere u Rwanda rwa mbere rubona ubwigenge, itariki ya mbere kwa karindwi 1962 nabahimbye iyi ndirimbo ifite injyana ndibuyigarukeho. Injyana yihariye ni injyana bita dactylique, ta 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 ta. Seminari torero ryacu, mucyo w'ihangu mutura abarenzi, ni wowe rwego rw'abashirampomo, indangarwa zikabwaye, mbere uruhanga rwera amasimbi, ni wowe cyeza dukesha inzoza, ni wowe mpanzi yaganja binyanda, nyange yanyuze mugenga wa byose, uritaba n'itetero ry'abato n'ibindi. Urumva ni inyarwanda ariko ku mugendo wamaje. Narabahembiye icyo gihe, baranagaragaye nyine bagenda hariya, hari imbere y'umujyi, y'ibiro by'umujyi wa Kigali, niho hari tribune, baririmbye indirimbo yanjye. Nari mpari nicaye, baratambuka neza birashimisha. Nari mbikuje kuba nigishije, hari ko byagize akamaro, witwa mu isomo, ariko hari nabo nagiye nigisha iruhande, witwa kapitene Nsengiyumva Bernard wabaye umuyobozi wa kompanyi musique. Namwigishaga byerekeye harmoni, uburyo bwo gusobeka amajwi, akiri umuseminari. Urumva ko byagize akamaro, yewe kompanyi musique. Fanfare nawe wa wundi wacuranze Adela Mukasine, aririmbye bya biri ko kurya imbanje ari ingenzi mbambaroga n'ibindi, cyangwa Moira, cyangwa Mwana y'u Rwanda n'ibindi byinshi. Bamutanzeho ikiganiro muri Keti Radio, umugore we ahari mu kiganiro. Noneho apfuye amaze kwandika accident, apfuye amaze kwandika igitabo cyo kwigisha muzika. Ndagiye gusura, amaze gutabaruka, nagiye gusura umugore n'abana. Umugore anyereka, yitwa Anastasia Kabanyana, anyereka igitabo yari amaze kwandika, yacyanditseho mu ntangiriro mon maître Gamaliel Mbonimana, akintura ko akintuye, ko ari jye akesha ahanini ibya muzika. Urumva ko namwigishaga uburyo bwa harmoni, kuri harmonium no gutranspose ibindi. Hari abandi witwa Alphonse Kamari wabaye mu bahimbye, bashinze korale yitwa Indahemuka Fidelis. Ubu babanje kuririmba muri korale de Kigali, ariko hanyuma baza gushinga korali yabo yitwa Bamwe na Bamwe, korali yabo yitwa Indahemuka Fidelis. Ubu nawe ari mu bayishinze, ari mu bayihimbiye indirimbo, n'ubu aracyakomeza ntarakura mu ruge. Yigishe muzika y'Indera mu seminari, yabaye kubera ibyo twagiye tubahuguramo mu mashuri, umwe mu ntiti, mu nzobere zunganiye inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Undi nigishije mu isomo, ariko rero byo ni mu isomo, witwa Theophile Bayita. Nawe Keti Radio yamutanzeho ikiganiro, aririmba indirimbo nyinshi, ariko yarapfuye. Ariko namuvuzemo uwo twari kumwe mu kunonosora indirimbo y'igihugu. Nabo ngabo byo kwigisha muzika.
bikaba byaragize n'akamaro. Inyuma yaho hari ubushakashatsi ni ikindi gice, kwigisha gushaka muzika.